nibyo wabyumvise neza, navuze ku bijyanye n'akamaro k'itende. Itende rero ifite akamaro kenshi mu buzima bwa muntu. Itende ni byiza ko umukobwa uri mu mihango akwiye kurya itende, kubera ko itende irimo isukari karemano, kandi itende ikaba ifasha ubwonko. Ni ukuvuga ngo ifasha ubwonko ikaburinda gusaza vuba, hanyuma itende igafasha igogora ndetse n'imikaya. Ibyo byose ni akamaro k'itende. Ikindi nshaka kuvuga gikomeye cyane ni uko itende ishobora gufasha abagore batwite. Ubushakashatsi bwerekanye ko kurya itende mu byumweru bya nyuma by'inda bishobora gufasha kumworohereza igihe cyo kubyara. Nibyo wabyumvise neza, navuze ko itende ifasha umugore ugiye kubyara cyangwa se umugore utwite, nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza. Mu gitabo cya Korani niho bigaragara neza cyane, aho Imana yabwiraga nyina wa Yesu ari we Mariya ati mu by'ukuri ukwiye kumanura itende igihe yumvaga ububabare. Reka turebe hamwe uyu murongo wo muri Korani muri suratu Maryam ku murongo waho wa 23. Ku murongo waho wa 23 muri suratu Maryam, Imana yahamagaye Mariya, فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Nuko ibise bimujyana ku ruti rw'umutende, aravuga ati mbega ububabare iyo nza kuba narapfuye mbere y'ibi nkanibagirana burundu. Ibi ngibi ni bigaragaza ko Mariyamu igihe cyo kubyara cye yababaye cyane, nk'uko suratu Maryam mu by'ukuri n'imirongo yo hejuru irabigaragaza. Nuko Mariya atwita Yesu maze amwitarura kure y'abantu. Nuvuga ngo ni igihe Mariyamu yaragize gute, yari atwite. Rero yumvise ububabare atangira gusaba Imana ati mbega ububabare iyo nza kuba narapfuye nkaba naribagiranye. Nuko Imana yohereza marayika w'Imana, araza amubwira ati mu by'ukuri yewe Mariya ntugire agahinda rwose, nyagasani wawe yashize isoko y'amazi munsi yawe. Hanyuma marayika akomeza abwira Mariya amubwira ati mu by'ukuri unanyeganyeze uruti rw'umutende. Turi kuvuga ku itende, atunyeganyeze ku ruti rw'umutende rurakumanukira itende nziza kandi zihishije. Ni ukuvuga ngo rutuba ubundi mu rurimi rw'Icyarabu ni itende z'ibitumbwe zitaragira gute, zitarashya cyane cyangwa se zitarajya mu ruganda. Izi rero nizo nyina wa Maryam gatoya, nyina wa Yesu Mariya, niyo marayika yamubwiraga ati mu by'ukuri uze kugira gute, uze kunyeganyiza uruti rw'umutende, hanyuma ruramanuka itende nziza kandi ihishije, hanyuma urye. Ibi ni ibigaragaza rero ko umugore utwite ari byiza igihe mu minsi ya nyuma kurya itende, nk'uko ubushakashatsi bwabigaragaje ko bimufasha mu gihe cyo kubyara cye. Mu by'ukuri bituma atumva ububabare cyane, nk'uko n'umukobwa uri mu mihango ukunda kubabara mu nda cyane, mu kiziba cy'inda cyangwa umugongo, ari byiza kurya itende. Ashobora kuyirya, gukuramo imbuto akayirya, cyangwa se akayirya iseye akaba yayikuramo juice, biramufasha cyane.